Je voudrais ici interpeller directement la communauté internationale et l'Union africaine. Le Rwanda continue de violer ouvertement et sans scrupule les principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies ainsi que les accords régionaux. aha Tshisekedi aravuga ati ndifuza mu by'ukuri guhamagarira umuryango mpuzamahanga ndetse n'umuryango w'abibumbye ko mbabwira ko u Rwanda ruri kuvogera ubusugire bwa Kongo mu buryo buzigwe cyangwa se mu buryo bufunguye kandi imiryango mpuzamahanga iri kurebera. Bivuze ngo anga Tshisekedi niwe yaratangiye kurakara ashaka no ko imiryango mpuzamahanga ngo yinjira mu kibazo cy'u Rwanda cya Kongo n'u Rwanda kugira ngo gikemuke. Ati u Rwanda rukomeje kuvogera ndetse no kwica amasezerano twagiranye mu byo twumvikanye kugira ngo dufatanye kugorora amahoro mu burasirazuba bwa Kongo, ariko u Rwanda bo bakomeje kubyirengagiza. Ikibabaje none nuko ibintu byose biri kuba imiryango mpuzamahanga iri kurebera kandi hari icyo bagagombye gukora. Ari impamvu ntangije iri jambo. Nous sommes en marche pour la libération totale de notre peuple. Libérer le cœur brisé par 6 années de chaos politique, 6 années de brimade, de stigmatisation, de tueries barbares, d'arrestations, d'exil forcé, de jugements et de condamnations arbitraires et de colonisation par une meute de prédateurs politiques. Ndagusuje kandi mwifurije kugira ibihe byiza cyane ukunda bigano byacu bya Leya Entertainment. Nge nitwa Leandro niyo mugabo, tujye tubana mu bigano bya buri munsi bya hano kuri Leya Entertainment nkuko bisanzwe. Uyu munsi nifuje ko nza kugira ngo tuganire ku bintu biri kubera muri Kongo. Abenshi muzi intambara ziri kubera mu burasirazuba bwa Kongo ndetse no muri Kivu y'Amajyepfo, aho bamwe mu bavuga ikinyarwanda ariko abakongomani bakomeje guhohoterwa ndetse leta ya Kongo iri kurebera, ndetse nayo ugasanga akenshi umunsi ku munsi irahamagarira abakongomani cyangwa se leta ya Kongo cyangwa se n'abatuye n'abakongomani muri rusange ko bagomba kwivuna umwanzi. Ibi byose abantu mwese murabizi ko hirya no hino biri kugenda bisakara, ndetse n'u Rwanda rugahabwa ibihano bavuga ko nabo biri mu bihugu bishyikira ubwicanyi buri kubera mu burasirazuba bwa Kongo, by'umwihariko bakavuga ko bashyikiye M23. Rero nifuje ko uyu munsi nza kuza kubwira bimwe mu bintu navuga ngo leta ya Kongo yagiye ikora ikaba ihubutse ndetse bikagaragara nabi mu maso y'imiryango mpuzamahanga, ariko nubwo nabo bagerageza kubyirengagiza. Aha ndaza kuza kwibanda cyane ku muntu umwe mu bagize guverinoma ya Kongo, witwa Constant Mutamba, ni umunyapolitiki wavukiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yavuze tariki 24 Mata 1988 ahantu hitwa Luputa ni mu ntara ya Lomami. Niwe wari umukandida muto kurusha abandi mu matora ya perezida yabaye muri 2003, aho yari yahagarariye ihuriro rya politike ryitwa Dynamique Progressiste Révolutionnaire. Uyu rero impamvu ndibuze kuza kumugarukaho cyane, muraza kuza kumwumva, nuko hari ibikorwa yagiye agira cyangwa se yagiye akora bikagaragara nkaho ari uguhubuka kwa leta ya Kongo, ndetse agafata n'imyanzuro bamwe na bamwe bajya hariya bakavuga bati uyu muntu ni umusazi. Yasohora indi tangazo rivuga ko bagomba guta muri yombi bamwe mu bagize M23 cyangwa se abayobozi ba M23, kandi ugomba kubata muri yombi cyangwa se gutanga amakuru agomba guhabwa miliyoni 5 z'amadolari y'Amerika. Ibi nibyo ngiye kugaruka rero. Gusa mbere yuko mbigarukaho bika mbanze babwiriye umugabo uwo ari we mu bijyanye n'amashuri. Mutamba yize mu ishuri rikuru ry'abaprotestanti muri Congo, Université Protestante au Congo, aho yibonye impamyabumenyi mu mategeko rusange. Nyuma yo gusoza amasomo ye yabaye avoka mu rukiko rwa Kinshasa abita Gombe muri commune de la Gombe. Naho muri 2009 yahawe inshingano zo kuba umuhuza mu bijyanye na mine n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Yashinze kandi ikigo cyitwa MKM Law Firm. Mutamba kandi akaba ari umunyamabanga mukuru w'ihuriro ry'abahuza mu bijyanye na mine n'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro MMC. Mu kwezi kwa Gicurasi 2024 Mutamba yagizwe Minisitiri w'Ubutabera n'ushinzwe inkiko muri guverinoma iyobowe na Minisitiri w'Intebe Judith Suminwa. Mu rwego rw'ibikorwa bye bya politiki, Mutamba yagiye agaragara mu bikorwa bitandukanye, harimo no kuba yarashatse kwiyamamariza umwanya wa perezida wa Repubulika mu matora ya 2023, aho yagaragaje ko ari umukandida ushaka impinduka. Mutamba kandi yanditse ibitabo bitandukanye, harimo Mon Engagement cyasohotse muri 2021. Yanditse kandi igitabo cyitwa La Théorie de l'œuvre en matière de révision
constitutionnelle. Muri 2016 nanone yanditse la nationalité multiple, un impératif pour l'émergence de l'Afrique. Iki gisoka muri 2017. Mu kazi ke nk'umunyamategeko n'umunyapolitiki, Mutamba yagiye agaragaza ubushake bwo guteza imbere ubutabera no kurwanya ruswa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nkuko bigaragara mu mashusho ari kuri YouTube zitandukanye, yagaragaye yifuza impinduka mu rwego rw'ubutabera mu gihugu cye. Ariko nyamara bamwe bamufata nk'umuntu ukunda guhubuka no kuba atanigaruna n'ijambo. Ndacyakomeza ubwo ndacyagera kuri iriya tangazo n'ubundi ryasohotse uyu munsi. Mu kwezi kwa Mutarama 2025, Minisitiri w'Ubutabera Constant Mutamba yagaragaje ko umwanzi wa Kongo ari Perezida Kagame w'u Rwanda mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru, ndetse hari naho yagiye yumvikana avuga ko we ubwe azaza kwifatira Perezida Paul Kagame w'u Rwanda akamwicira. Ndacyakomeza. Muri rusange Constant Mutamba ni umunyapolitiki ukiri muto ufite intego yo guhindura isura ya politiki n'ubutabera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo akoresheje unaribonye bwe mu mategeko no mu miyoborere. Constant Mutamba ni umunyapolitiki uzwiho kuvuga ibintu mu buryo bwe cyangwa bukomeye butanavugwaho rumwe n'abantu benshi batandukanye iyo bari kumva imbwirwaruhame aba ari kugeza ku bantu. Gusa ahangaha akunda kugaragaza ibitekerezo bye bwite atazuyaje cyangwa se adatinye. Hari abatabona ibintu kimwe nawe bamushinja kwihuta cyane mu gufata imyanzuro cyangwa gukoresha imvugo zikakaye cyane cyane mu bijyanye na politiki n'ubutabera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Birumvikana nk'uko nabikubwiye hejuru, Mutamba yatangaje amagambo akomeye yerekana ko umwanzi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ari Perezida Paul Kagame w'u Rwanda. Ibintu byateje impaka zikomeye. Hari n'abamushinja kuvuga ko ari umuntu uvugisha ukuri kandi udatinya, mu gihe kandi bavuga ko ashobora kuba yihuta cyane cyangwa guhubuka mu kuvuga ibintu bikomeye atitaye ku ngaruka zabyo, yewe ntiyite no ku ngaruka byagira ku gihugu. Kugira ngo wumve uburyo uyu mugabo rimwe na rimwe ajya akora ibintu bamwe ntibabyemereye cyangwa se ntibabivugeho rumwe, Constant Mutamba, Minisitiri w'Ubutabera wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nakomeje kubwira, yatangaje ko guverinoma igiye gutangira gushyira mu bikorwa igihano cy'urupfu ku bagize umutwe w'abitwaga abakuluna. Abakuluna ni abana b'insoresore bari bicaga abantu bagafata ku ngufu bakiba, ndetse hari n'ahantu bitwazaga imihoro bagatema amaboko y'abantu bagafata ku ngufu. Aba rero baje bafatwa ari abakuluna 102, haje gufatwa 300, ariko abakatiwe igihano cy'urupfu bari 102, ndetse hagomba gukurikira n'abandi 7. Abakuluna rero bari muri Kinshasa, aho bari bitwaje intwaro birumvikana, ariko nanone wari nk'umutwe w'iterabwoba. Ikibazo cyo gushyira mu bikorwa igihano cy'urupfu ni ingingo ikomeye itaravuzweho rumwe n'urwego mpuzamahanga cyangwa se abaharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Abaharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu bakomeje kwamagana iki gihano, bavuga ko binyuranyije n'uburenganzira bwo kubaho kandi ko bitabuza ibyaha gukorwa. Ku rundi ruhande abari bashyigikiye iki gikorwa bavuga ko gishobora gutera ubwoba izi nsoresore aba bakuluna, noneho bigatuma barekeraho kwica cyangwa se no gusahura no gufata ku ngufu abanyekongo by'umwihariko muri Kinshasa. Mu rwego rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, iki kibazo cy'abakuluna cyabaye ingorabahizi cyane mu mujyi wa Kinshasa, aho abagizi ba nabi bakomeje guteza umutekano muke n'ubugizi bwa nabi. Guverinoma ya Kongo yashyizeho komisiyo igizwe n'abacamanza, abasirikare, abapolisi n'abasivili kugira ngo irwanye abagizi ba nabi. Mutamba rero mu bantu bari imbere barangaje imbere iyo operation bari barayise Zero Coluna, yatangaje ko ibikorwa by'abakuluna bigize iterabwoba, bityo rero ko bakwiye guhanishwa igihano cy'urupfu. Iki cyemezo cyo gushyira mu bikorwa igihano cy'urupfu ku bagize Coluna cyashoboraga nyine kugabanya ibikorwa byabo cyangwa se by'ubugizi bwa nabi muri Kinshasa, ariko kandi gishobora guteza impaka ku bijyanye n'uburenganzira bwa muntu. Iki cyemezo rero kijya gishyirwa mu bikorwa, hari na bamwe bahise banaraswa baricwa. Ni ngombwa ko iki cyemezo cyari gushyirwa mu bikorwa, ariko hubahirizwa amategeko mpuzamahanga n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu, kandi hagakorwa ubushishozi mu guca imanza z'abakekwaho kugira nabi, hirinzwe akarengane birumvikana no gushaka kurenganya ko muri aba bakuluna bose siko bose bishe, siko bose bafashe ku ngufu, ariko hagomba kubaho amategeko abarengera. Ahantu rero bavuga ko ahubuka
ntabwo ndahagera. Operation Zero Corona ni igikorwa guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatangije mu rwego rwo guhashya burundu umutwe w'ubugizi bwa nabi nk'uko nabikubwiye hejuru. Gusa ibi nubwo byaje mu izina rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, uwabishyizemo imbaraga cyane yari Constant Mutamba, ni ministre w'ubutabera wa Kongo. Mu bihe byashize rero guverinoma nk'uko nabikubwiye ya Kongo yagiye ishyiraho ibikorwa bitandukanye byo kurwanya corona, birimo Operation Tolerance Zero yatangijwe na ministre w'ubutabera Luzolo Bambi, ndetse na Operation Likofi Premier et 2 zakozwe hagati ya 2013 na 2014. Izi gahunda zagize uruhare mu kugabanya ibikorwa by'ubugizi bwa nabi hara muri Kinshasa n'ubundi birumvikana, ariko zanasize ingaruka ku bijyanye n'uburenganzira bwa muntu. Urumva uko byenda kose ni ibintu n'ubundi byatangijwe mbere, kubera ko Kinshasa ni umujyi urimo insoresore nyinshi kandi bakunze no guhubuka cyane. Muri 2020 ubuyobozi bwa Perezida Felix Tshisekedi bwahinduye uburyo bwo kurwanya corona, maze batangiza gahunda yo kubashyira mu bigo by'imyitozo ya gisirikare kugira ngo bahabwe ubumenyi bw'ingirakamaro ku gihugu. Aha rero bamwe mu baturage ba Kinshasa bari baharaniye bari bemera bavuga ko bati ntabwo twifuza ko corona zibaho, turifuza ko zicika, bafata ku ngufu, barica, bagira bate. Ni ibintu bitigeze bivugwa rumwe n'abantu mu buryo butandukanye. Ibi rero nk'uko nabikubwiye, abana babajyana aho bagomba kubarasira ndetse no muri gereza bagendaga bari kurira batakamvuga ati mutubari ntago tuzongera, nawe urabyumva, ariko Mutamba bati mugomba kuryozwa ibyo mwakoze. Ibi byari mu ncamake kugira ngo nkumvishe uwitwa Constant Mutamba kugira nze kuza kuvuga ku itangazo ryasohotse. Gusa nkuko nabitangije hejuru nakubwiye ko leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifite ibibazo bikomeye cyane bijyanye n'umutekano, kandi kugeza n'uyu munsi Perezida Tshisekedi ntago aremera kugirana ibiganiro na M23, ari nayo iri kugenda ifata ibice bitandukanye bya Kongo, harimo Kongo y'amajyaruguru n'iy'amajyepfo. Aha hose hafitwe na M23, ariko Felix Tshisekedi we ntashaka kugira ngo agirane ibiganiro n'umutwe w'iterabwoba. Yita ko ari abanyarwanda bari muri Kongo bagomba gusubira iwabo, ndetse ko Perezida Kagame agomba kugira uruhare kugira ngo ibibazo bikemuke. Ariko Kagame nakubwira ati ibibazo by'abanyekongo ni by'abanyekongo, kuko abo ni abanyekongo bavuga ikinyarwanda ariko b'abakongomani, bavukiye muri Kongo, bakuriye muri Kongo, ubuzima bwabo bwose nubwo muri Kongo. Sinibaza rero impamvu naza kugaragara mu bibazo by'abakongomani kandi nge ndi mu Rwanda. Reka ngaruke rero sasa ku itangazo Constant Mutamba yaje kuba ashyira hanze, ubwo yavuga ati ndifuza ko hagira uko byagenda kose umuntu wese uzagira uruhare mu kuba yatanga amakuru cyangwa se yatuzanira abagize M23 ko tuzabagororera bikomeye. Reka ngusore itangazo riri mu rurimi rw'igifaransa, ariko ndagenekereza mu Kinyarwanda. Ngiye kubasomera iri tangazo. Ni itangazo ryashyizwe hanze na Ministeri y'Ubutabera. Ni itangazo rigira riti: Son Excellence Monsieur le Ministre de l'État, Ministère de la Justice et des Gardes des Sceaux annonce qu'une récompense de 5 millions de dollars est offre à toute personne permettant d'arrestation des condamnés Corneille Nangaa, Bertrand Bisimwa et Sultan Makenga. En outre, une prime de 4 millions de dollars sera accordée pour toute information menant à l'arrestation de leurs complices en fuite, notamment Pero Luara, Irenge Balenge, ainsi que d'autres individus recherchés. Les personnes fournissant des informations crédibles bénéficieront de la garantie effective du paiement de la récompense ainsi que de protection totale de leur identité et de leurs données personnelles. Par ailleurs, une remise de peine sera accordée aux dénonciateurs impliqués à l'exception des cas de crimes contre l'humanité. Pour tout contact, veuillez appeler au numéro barandika bati fait à Kinshasa le 7 mars 2025. Le cabinet du ministre d'État, ministère de la Justice et garde des Sceaux. Ngiryo iryo tangazo uko ryari rimeze. Aha ngaha rero mu ncamake
yavuze ati igihembo giteganyijwe ku muntu wese uzatanga cyangwa se uzatuma habaho ibikorwa byo gufata uwitwa Corneille Nangaa, Bertrand Bisimwa ndetse na Sultan Makenga. Bakavuga ati hariho miliyoni 5 z'idolari ku muntu wese uzafata aba bagabo cyangwa se uzatanga amakuru, ariko amakuru yizewe yifatwa ry'aba bagabo. Akavuga ati nanone hariho miliyoni 4 z'amadolari ku muntu wese uzatanga amakuru ajyanye n'ifatwa ry'abantu bashinja ibyaha by'inyoko muntu, harimo witwa Pero Luara, Irenge Belenge n'abandi bose nyine bafite icyo nakwita mandadare cyangwa se bafite impapuro zibahagarika cyangwa se zibata muri yombi. Akavuga ati umuntu wese uzatanga aya makuru turamwizeza umutekano wuzuye ndetse no kudatanga ibimuranga byari byo byose ku muntu wese uzatanga aya makuru. Ku mbuga nkoranyambaga rero hahise hajyaho ibitekerezo byinshi cyane ku bantu bakoresha imbuga nkoranyambaga, bashaka kuba babibonye ahantu batangiye banamutuka bati mwege leta yanyu irabura kuba itanga amafaranga kugira ngo abene igihugu babeho neza, ahubwo mukajya gutanga amafaranga kugira ngo mufate abantu bari gutuma amahoro agaruka muri Kongo. Bati ayo mafaranga muri gutanga yose ni amafaranga ari gupfubusa, ahubwo mwe mushaka ikibazo nako mushaka igisubizo cy'ibibazo mufite muri Kongo, ariko ikibazo si bari abagabo. Abandi bati leta hangaha harimo guhubuka. Ni gute uyu mu ministre yifata akandikira itangazo akanavuga ko ashaka gutanga amafaranga miliyoni 5 z'idolari, ko ari amafaranga atari makeya, ahubwo yatekereje uburyo ayo mafaranga yashyirwa mu ngengo y'imari, bakajya kureba uburyo bakareba uburyo bashyira ku murongo ibintu. Yego ibi rero ni bimwe mu bintu byahise bigaragaza ko uyu mugabo rimwe ajya ahubuka, ndetse na leta ye yewe na Felix Tshisekedi ko ihubuka. Bati ni gute ujya gutanga amafaranga, igihugu kiri mu ntambara, ahubwo mwebwe ko muri Kinshasa mwaje ko muza ahantu abo bantu bari mukaza mukabifatira ko n'ubundi batari mu bwihisho ko ahantu bari muhazi, aho kugira ngo mwoshye abantu ngo bajye gufata abo bantu n'ubundi babarusha ubushobozi mu buryo bw'intambara. Niba koko mukeneye ko mubafata, mwaje mukabifatira mukareka koshya abene igihugu ngo bajye gufata abantu bitwaje intwaro, ahubwo mwege mwavuye ngo mu biro muri Kinshasa mukaza mukabafata. Ni mu gihe kandi ku mbuga nkoranyambaga hacicikanye amavideo avuga cyangwa se y'abakinnyi bo muri Kongo, bavuga ati barimbaga indirimbo y'umuringara bavuga ngo Kagame nguru dutabare, abaluba bari kwica leta. Babomi deringe muri make ngwino dukize bano baruba. Perezida Tshisekedi ashinjwa n'abakongomani ko agendera ku bintu by'amoko agaha nyine abaluba cyangwa se abo akomokamo imyanya ikomeye yose, bagakinagaza abakongomani muri rusange. Njye nitwa Leandre Niyomugabo, tubane mu bindi biganiro bitandukanye kandi unakore subscribe.